Kurota uzengurutswe n'inyamaswa nabyo bisobanura bitewe n'ubwoko bw'izo nyamaswa buba bugukikije, aha twavuga nko kurota ukikijwe n'inshishi cyangwa amasazi, bisobanuye ko ufite ibintu bibi biri kuguhiga bishaka kukugirira nabi. Kurota uzengurutswe n'imbeba cyangwa se ukarota imbeba muri rusange, bisobanuye ko ugiye guhura n'inyatsi. Naho kurota uzengurutswe n'inka nyinshi cyangwa se ukanazibona mu nzozi ari nyinshi ziza zigusanga, bisobanuye ko ugiye guhura n'ibibazo bikomeye imbere yawe, biragusaba kwitegura ukagwiza imbaraga z'umutima ndetse n'iz'umubiri, ndetse ukanabisengera cyane kugira ngo Imana igufashe muri ibyo bihe bikomeye uba ugiye kunyuramo. Muraho neza nshuti zanjye zo kuri Star 204 TV, ikaze ni kwa Koko wagize narimba kumbuye yambi. Hari abakunzi bacu bamaze iminsi bambaza inzozi zitandukanye. Uyu munsi rero nabakusanyirije uburyo 10 ushobora kurotamo ibintu bitandukanye, hanyuma rero mbashakira ibisobanuro byazo. Ibyo ari byose mu byo bagiye bambaza hano bigiye birimo. Hari igihe nawe utabibajije ariko ukaba warabirose cyangwa se uzabirota. Ba hafi rero wumve icyo izo nzozi zisobanura, kandi niba ari ubwa mbere ukore subscribe kugira ngo ikindi gihe ujye ubana natwe umenye ibyo twashyizeho, cyane ko hano utazigera uhahombera ahubwo uzahungukira. Ikintu cya mbere rero, uburyo bwa mbere ushaka kurota ni ukurota ukora impanuka. Iyo urose ukora impanuka cyane cyane y'imodoka, bisobanuye ko hari ikintu runaka gishobora guhungabanya cyangwa kigahagarika burundu imishinga yawe cyangwa ibikorwa byawe byose. Hari igihe rero abantu benshi barota bakora impanuka, bakaba bagira ubwoba bwo gukora ingendo bavuga ko mu by'ukuri bashobora gukora impanuka, ariko si cyo biba bivuze. Ahubwo iki gihe nubona warose ukora impanuka cyane cyane y'imodoka, ni byiza ahubwo ko wita ku mishinga cyangwa ibikorwa byawe, ukareba ko nta cyabihungabanya cyangwa se hari icyaba gishaka kubihungabanya. Nicyo bivuze rero, ntuzagire ubwoba bw'impanuka, ahubwo kurota ukora impanuka ni uko hari ikintu cyaba kigiye guhungabanya imishinga yawe nk'uko tubimaze kubibona haruguru. Izindi nzozi ni ukurota inkoko ituraga amagi. Kurota inkoko ituraga amagi byo ni byiza cyane, bisobanuye ko hari ikintu gishya ugiye gushyira ahagaragara cyangwa igikorwa gishya ugiye kugaragaza cyangwa se ugiye kumurika, cyangwa se hakaba hari ijambo runaka wari waratinye kuvuga ryiza, ukaba noneho ubu ari cyo gihe cyiza cyo kuba warisohora kuko rizakirwa neza. Ahangaha ni nko ku basore barambagiza, cyangwa ukaba waratekereje gusaba umuntu ubufasha, ukaba waratinye kubivuga, cyangwa se umusore akaba yaratinye gusaba umukobwa urukundo. Ahangaha nubona urota inkoko irimo guturaga amagi, uzamenye ko none hari igihe cyiza cyo kuba iryo jambo warivuga, kubera ko ryaba ari rya jambo rivuzwe mu gihe cyiza kandi gikwiriye. Ibi rero nanone ni nko kurota ubyara. Kurota inkoko ituraga amagi nabyo bisobanurwa nko kurota ubyara, kubera ko kurota ubyara ni ikintu gishya, ni umugisha mushya uba ugiye gusingira mu buzima bwawe. Ni ukuvuga ngo paje imwe ibivuyeho haje iyindi, uzishime unezerwe. Rero nurota ubona inkoko ituraga amagi, ni ikintu gishya kitigeze kibaho, mbese ni ikintu gishyashya mu buzima bwawe kandi cyiza kizaba kigiye kukubaho. Ni kimwe no kurota ubyara, kabone n'ubwo wabona wenda wabyaye ikintu kidasobanutse, udafitiye ishusho nk'umuntu, ariko ni ikintu gishya kiba kigiye kuza mu buzima bwawe. Ubundi buryo ushobora kurota ni ukurota ubona uzengurutswe n'abantu benshi. Kurota ubona uzengurutswe n'abantu benshi bisobanurwa hashingiwe ku buzima bwa buri munsi bwa nyiri kubirota, kuko aho ugomba gutekereza ku bugwari ugira, haba mu mibanire yawe n'abandi, cyangwa se ukaba utinya gucibwa urubanza
mu gihe waba ufatiwe mu makosa. Aha kurota uzengurutswe n'abantu ariko ubona ufite ubwoba, ubona wabitinye, ubona wahungabanye, bisobanuye ko nyine ushaka kuba uri ikigwari mu mibanire n'abandi ndetse uri igifura, bikaba bigutera ikibazo kuba uri mu bantu benshi, cyangwa se ukaba utinya kuba wacibwa urubanza kuko byagukoze isoni. Nurota ibi bintu uzamenye ko ushobora kuzakikwa n'abantu benshi bagucira urubanza kubera amakosa yawe, igihe uzaba ubona ukikijwe n'abantu benshi ariko ufite ubwoba. Noneho igihe uzarota ukikijwe n'abantu benshi ariko ubona ufite confidence, ubyishimiye, uzamenye ko hari ikintu gishyashya kigiye kukubaho, ukazanezezwa nacyo no kukimurikira abandi. Ni nka cya gihe uba umurika ibyagezweho wagizemo uruhare rukomeye, ugasanga ni nk'umushinga runaka wawushyize mu bikorwa, urarangiye urimo urawumurikira abantu. Icyo gihe uzaba uhagaze neza wishimye, uzamenye ko ibintu byawe bizagenda neza. Ubundi buryo ni ukurota uzengurutswe n'inyamaswa. Aha naho bisobanurwa bitewe n'inyamaswa ubona zikuzengurutse. Hari igihe ushobora kurota uzengurutswe n'inka, cyangwa se ugiye ukabona inka nyinshi imbere yawe. Iki gihe bisobanuye ko ugiye guhura n'ibibazo bitandukanye, kandi ibyo bibazo bikaba bizakugora. Ushobora kurota kandi uzengurutswe n'imbeba, cyangwa se ukabona imbeba nyinshi ukazibona mu nzozi, bisobanuye ko ugiye guhura n'inyatsi. Ikindi ushobora kurota uzengurutswe n'inshishi cyangwa se n'amasazi, ukabona birakuzengurutse cyangwa se ukabibona mu nzozi ari byinshi cyane. Uzamenye ko hari ibintu bibi bigiye kukubaho muri iyi minsi, kandi hari nyine bigambiriye kukugirira nabi. Uzasenge cyane, wiragize Imana, icyo gihe ntabwo uzaba worohewe, ni nk'abadayimoni bazaba bahiga ubuzima bwawe. Iki gihe uzabyiteho, usenge cyane. Ubundi buryo ushobora kurota uvuza induru ariko ijwi rikanga gusohoka. Ibi ngibi bisobanuye ko waba warigeze guhura n'ikibazo kera mu bwana ukabura umuntu ukigufashamo. Buri gihe rero ukazajya uhorana ubwo bwoba bwo kuba wagize ikibazo ukabura umuntu ugutabara. Ibi nabyo bishobora kugaruka, ariko kandi ushobora no kubirota kubera ko ugiye guhura n'ikibazo ariko ukazabura ubufasha, ukabura umuntu ugutabara, ukavuza induru ariko ijwi ntirisohoke. Urabona nyine utabaje ijwi ridasohoka ntawakumva. Rero iki gihe uzasenga Imana igutabare, kubera ko uzaba ushobora kuba wanyura mu bibazo bye, nyamara ukabura umuntu ugutabara, ukabura umuntu ugufasha. Ubundi buryo ushobora kurotamo ni ukurota uhanuka, ukabona uvuye hejuru uhanutse ujya hasi. Bisobanuye ko waguye cyangwa se wanamutse mu murimo w'Imana, ukaba wakoreraga Imana, ukaba wumva hari ukuntu wari uhagaze neza mu murimo w'Imana, noneho ukajya kubona ukabona urarota urimo guhanuka. Iki gihe uzamenye ko mu buryo bw'umwuka udahagaze neza, uba waranamutse, uba waraguye, uba waravuye mu mwanya wawe. Wongere wisuzume, wisubireho, usubire ku murimo wawe. Ushobora kurota kandi ubona uguruka noneho uzamuka hejuru. Kurota uguruka uva hasi ujya hejuru, byo bisobanura ibintu byiza. Bisobanura kwaguka mu buryo bw'umwuka ndetse no gukura mu mpano, gukura kw'impano, impano z'umwuka. Ushobora kuba uri umuhanuzi, ushobora kuba uri umuririmbyi, ushobora kuba uri umuvugabutumwa, ushobora kuba ukora ibindi bintu byiza mu nzu y'Imana. Iki gihe nubona urota uva hasi ujya hejuru, uzamenye ko rwose urimo gukura mu buryo bw'umwuka ndetse urimo uraguka no mu mpano. Kurota wurira igiti cyangwa se esikariye. Iyo urose wurira igiti cyangwa esikariye bisobanuye kuzamurwa mu ntera. Ni ukuvuga ngo urimo kuva ahantu hamwe ujya ahandi kandi uva hasi ujya hejuru. Iki gihe bisobanuye ko rwose uzaba urimo kugenda uzamurwa mu ntera. Kurota uruka. Iyo uruka bisobanura ko hari ibintu byari byarakubayeho akarande, ariko ukaba rwose warumvaga ushaka kubireka. Ni nk'ingeso runaka, wenda ni nk'itabi, ni inzoga, ni izindi ngeso zose ugambirira kureka bikanga.
nubona rero urose uruka uzamenye ko igihe ari icyo gihe kizaba ari igihe cyo gufata icyemezo cyo kubireka burundu, kubera ko Imana izaba iguhaye imbaraga, izaba igutandukanije nabyo. Ni ukuvuga ngo bizaba bikuvuye mu mubiri, utangira ibindi bishyashya. Uburyo bwa 10 ari nabwo bwa nyuma ku nzozi uyu munsi twari twabakusanyirije, mbibutse ko yari Star 204 TV. Mukore subscribe kugira ngo ibiganiro byose tuzajya dushyiraho muzajye mubibona mu ba mbere, kandi niba dusanzwe tubana, Imana iguha umugisha, ukore share, ukore comment kugira ngo tuzajye tumenya ibyo tubabwira, uko iyo mutubwiye natwe tumenya ibyo tubashakira. Uburyo bwa 10 rero ni ukurota ukuka amenyo yose. Kurota ukuka amenyo yose ni ikimenyetso kibi cyane, kuko ubundi amenyo ni ikimenyetso cy'icyubahiro n'ubudahangarwa. Kurota rero wakutse amenyo yose, cyane cyane ku gitsina gabo, bisobanuye ko watakaje ubudahangarwa bwawe, haba mu rugo, haba ukora. Biba bisobanura ko mu minsi iza ushobora kuzatakaza ubudahangarwa bwawe, ugasanga rwose ubaye akabore. Iki gihe nubona urota wakutse amenyo yose, uzamenye ko ugiye gutakaza ikintu cyawe cy'ingenzi. Nanone ushobora kurota wakutse iryinyo rimwe. Ku bantu bagifite ababyeyi, cyane cyane b'abapapa, muri iyo minsi ushobora kugira ibyo gutakaza umubyeyi wawe w'umupapa. Nubona warose ukuka iryinyo rimwe kandi ryo hejuru, iki gihe uzasenga Imana ikurindira umubyeyi. Ariko nubona wakutse amenyo yose yashizemo, uzamenye ko utakaje ubudahangarwa bwawe. Uzabisengere rero ngo Imana ikurengere, Imana igutabare. Naho ukutse rimwe kandi ryo hejuru, uzamenye ko ushobora gutakaza umugore w'umupapa. Niba uri umugore wabirose, ushobora gutakaza umugabo wawe. Warose, tuvuge uri umugore ukarota wakutse iryinyo kandi ryo hejuru, ushobora kubura umugabo wawe. Ni ikimenyetso kibi, cya kintu nyine cyo kubura ubudahangarwa bwawe. Umugabo bundi ni icyubahiro cy'umugore, nizo mbaraga z'umugore. Bivuga ngo rero nurota wakutse iryinyo rimwe kandi ryo hejuru, uzasenge cyane, hazaba hari ibintu bihiga umutware wawe cyangwa se umugabo wawe. Mwakoze rero kubana natwe, Imana ibaduhera umugisha. Mukomeze mukore subscribe ku bantu bashyashya, abo dusanganwe namwe turacyabashimira. Mukore share, mukore comment kugira ngo abantu bakomeze bamenye ibiganiro byacu byiza. Murakoze cyane rero, bye.